Yezu abonye ukwemera kwabo abwira ikirema ati zere mwana wanjye ibyaha byawe urabikijijwe. Bamwe mu bigisha amategeko baribwira bati uyu muntu aratuka Imana, ariko Yezu amenya ibyo batekereza arababwira ati igituma mutekereza ibidatunganye ni iki? Icyoroshye ni ikihe, ari ukuvuga ngo ibyaha byawe urabikijijwe cyangwa kuvuga ngo haguruka ugende? None rero kugira ngo mumenye ko umwana w'umuntu afite ububasha bwo gukiza ibyaha munsi, abwira ikirema ati haguruka ufate ingobyi yawe witahire. Arahaguruka arataha. Rubanda babibonye barakangarana, nuko basingiza Imana yahaye abantu ububasha bungana butyo. Yezu atora Matayo akanasangira n'abanyabyaha. Yezu arakomeza yigiye imbere abona umuntu wicaye mu biro by'imisoro akitwa Matayo. Aramubwira ati nkurikira. Arahaguruka aramukurikira. Nuko igihe Yezu yari ku meza iwe, abasoresha benshi n'abanyabyaha baraza basangira nawe n'abigishwa be. Abafarisayi babibonye babaza abigishwa be bati ni iki gituma umwigisha wanyu asangira n'abasoresha n'abanyabyaha? We rero abyumvise aravuga ati abazima si bo bakeneye umuvuzi, ahubwo ni abarwayi. Nimugende rero musiganuze ikiri ijambo rivuga ngo icyo nshaka ni impuhwe si igitambo. Erega sinazanywe no guhamagara intungane, ahubwo abanyabyaha. Yezu akiranura impaka zerekeye gusiba kurya. Nuko abigishwa ba Yohani baramusanga, niko kumubaza bati niki gituma twebwe n'abafarisayi dusiba kurya naho abigishwa bawe ntibasibe? Yezu arabasubiza ati birakwiye se ko abakwe bagira ishavu bakiri kumwe n'umukwe? Ariko hazaza igihe umukwe azabavanwamo, nibwo bazasiba. Ntawe utera igitambaro gishya ku mwenda ushaje, kuko icyo kiremo cyakurura uwo mwenda ukarushaho gucika. Nta n'ushyira divayi nshya mu masaho ashaje, naho ubundi amasaho yasandara, divayi ikameneka, kandi ya masaho akaba apfuye ubusa. Ubusanzwe bashyira divayi nshya mu masaho mashya, byombi bikarama. Yezu azura umukobwa w'umutware. Igihe akibabwira, umutware aramwegera amupfukama imbere amubwira ati umukobwa wanjye amaze gupfa, ngwino umuramburireho ikiganza arakira. Yezu arahaguruka aramukurikira n'abigishwa be. Nuko umugore wari umaze imyaka 12 ava amaraso amuturuka inyuma akora ku nshunda z'igishura cye, kuko yibwiraga ati mfa gusa gukora ku gishura cye ndakira. Yezu akebutse aramurabukwa aravuga ati humura mwana wanjye, ukwemera kwawe kuragukijije. Ako kanya umugore arakira. Yezu ageze mu rugo rw'umutware abona abavuza imyironge n'abantu benshi baboroga, aravuga ati nimuhave, uwo mukobwa ntiyapfuye arasinziriye. Nuko baramuseka. Bamaze gusohora abo bantu, arinjira amufata ukuboko, maze umukobwa arahaguruka. Iyo nkuru isakara muri icyo gihugu cyose. Avuga ati nibabere uko mubyemera. Nuko amaso yabo arahumuka. Hanyuma Yezu arabihanangiriza ati mumenye ntihagire ubimenya. Ariko bo
bagitirimuka aho bamwamamaza muri icyo gihugu cyose.